Reka tubanze dusenga Imana muri uyu mwanya wa Bohoka TV mbere yuko gira ikindi cyangwa nkomeza n'ubuhamya. Mana yacu turagushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko mwanya uduhaye aka kanya ko kugira ngo tuvuge ibitangaza n'imirimo ukora, ibyo wagiye ukorera abantu nanjye ndimo. Ndagushimiye kuri Imana nzima, gushimiye ko ushobora byose, gushimiye ko nta kijya kikunanira, gushimiye ko wabanye natwe ukaba utugejeje kuri uyu mwanya. Mwami murengezi mwiza itariki ntarinze ariko uyizi, izina rye rihabwa icyubahiro. Kandi mwami ubu buhamya bufashe abagabo muri iki gihugu, bufashe ababyeyi muri iki gihugu, bufashe urubyiruko muri iki gihugu, mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu barusheho kubohoka imbere y'Imana, babohoke imbere ya Kristo, babohoke kugira ngo mwami bagumye bakomeze urugendo. Tubisenze twizeye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Nje mureba nitwa Ntoyumutwa Yohani, nkorera murimo w'Imana mu itorero rya Gabiro mu karere ka Nyamasheke, muri Korali Shalom niho mbarizwa, naho nkora umurimo w'Imana. Ndi umudiyakoni, ndi n'umwe mu bayobozi ba Korali Shalom. Ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana 8, mfite n'abuzukuru 3. Mbu mu Pentecote, nabaye mu Pentecote muri 83. Ni Imana yasanze inyemeza gusengera mu itorero rya Pentecote, abariho nguma kugeza na n'uyu munsi niho ndi. Hanyuma rero muri urugendo rwo kujya mu ijuru bisaba kwihanganira ibikugerageza kugira ngo ukomeze ubane n'umwami Yesu. Dore ko Yesu yavuze ngo wahirwa uyihanganiye umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ryanditse muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 n'iryo jambo riri. Hanyuma nyuma ku Pentecote ntagiye muri menshi cyangwa muri byinshi, ni ubuhamya bufite ibice 3. Ndi umusore nubatse urugo, aho ngaho niho ndi umusore n'Imana yasaze nkiva mu ishuri mu wa 6. Ndazambatirizwa hano, hanyuma niho niryo torero ryanshingiye. Hanyuma ariko mu busore nahahuriye n'ibibazo by'ibigeragezo. Ubundi Imana ishaka kugukoresha irabanza ikakwigisha. Imana ishaka kuba umukozi wayo, ntabwo upfa kugenda nk'ujya mu muhanda. Ni mu bigerage, no mu muhanda haba icyo bita dodani. Iyo umushoferi ahageze ntahitondere nibwo wumva yakoze impanuka. Umukristo nyawe kugira ngo yemerwe nuko ahura n'ibigerageza. Hanyuma rero ntekereza ko nawe n'ibibazo cyane cyane nahise mbifubyi. Mbaye imfubyi birantesa ndatesekara, ariko ngumya gusenga Imana, ngumya kwihangana, ngumya gukomeza inzira yo kujya mu ijuru, nguma kubana n'Imana. Imana ibana nanjye mu busore, Imana ibana nanjye mu bintu naciyemo byose. Mpura n'ikintu cyitwa inzara yarandiye, nkajya nimeseraho imyenda. Inzara yarandiye bwacya nkaba ubwo mara nk'iminsi nk'itatu ntarya icyo kigerageza, nkimaramo imyaka irenga 10. Ariko mba mu Mana, Imana ikavuga ko izabana nanjye, Imana ivuga ko izangirira neza, Imana ivuga ko izanyambika, Imana ivuga ko izangaburira. Hanyuma yaho ndibuka igihe kimwe inzara indiye, njyama mu muhanda, njyama muri kaburimbo muri 89.
njyama muri kaburembo ndi bujya no mu ndirimbo kandi maze iminsi 3 ntarya ntari kwiyiriza atari ibiryo mvuga ngo yenda narimbi fite ntabyo nari mfite ariko ntibyambujije gukora umurimo w'Imana najye njyama muri kaburembo inzara inyishe umuntu ndi kumubonamo bane nkibaza nti ubu noneho ndarepeta nde njyama muri kaburembo ndi kubona ndi kuzungurira ngiye kwikubita hasi ndi kubona bibyankomeranye njyama muri kaburembo imodoka zikanjingira zikakikira najya kuba nkabona umushoferi arebye avanye umutwe muri kabine ngo iki ni igisazi ariko nkabura icyo mvuga iyo umuntu ari mu kigerageza ntabona ibyo avuga iyo umuntu ari mu kigerageza nta jambo aba afite iyo umuntu ari mu kigerageza aba ameze nk'umuntu utagira ubwenge iyo umuntu ari mu gihanda aba ameze nk'umuntu w'ikigoryi ariko ntabwo tuba turi ibigoryi tuba turi mu ishuri buriya hari abantu babona umuntu ari mu kigerageza bo baragivuyemo bakamera nk'umuntu wasohotse nk'umuntu warangije ishuri agaseka umuntu ukiri mu ishuri ariko burya Imana ibifite gahunda ku mwana w'umuntu Imana irambwira ngo nzakugaburira ndaho muri kaburembo niho nafashe igihe cyo kubwira Imana ndayibwira nti mbabarira niba ibiryo ntabyo ufite aka kanya umbabarire umpa agatege gato njye muri repetisiyo nyijyamo ngenda nigisha n'indirimbo ariko igihe kigeze perezida wa korali arasezereye korali inzara yagiye yangirusha uko yandiye nkigera mu rusengero cyangwa kiryamye harya mu muhanda manuka nifashe mu nda abantu batubaye ikintu ndarwaye ndamanuka ngo ngera ahantu mu mwaga niho umuntu Imana amuhishure ko inzara yandiye arambwira ati Yohani wabaye ikintu ndarwaye ati hoya namenye iby'Imana yambwiye inzara yakuriye genda ujyariye muri restaurant ubundi baguha ibiryo urye baguhe na fanta ndaje nishyura nuko uwo munsi nariye senga Imana ingirira neza ntabwo nacogoye ntabwo nabaye nk'umuntu ucogoreye mu mutima ahubwo nakomeje gusenga Imana ingirira neza ariko mfite isezerano kwizangaburira mfite isezerano kwizanyambika ndibuka rimwe ahantu umuntu mwari uri gucuruza abonye mfite inkweto hano isatuye ku bitsi narayiciyemo kubera kubura ubushobozi bwo kugura indi mbononeho ambonye ngo hano ngo ngwino hano ndaje ati haryo usengera ndi umuparikote uri umuparikote ati umuparikote utagira inkweto ndiwe angiye kubona mbona afashe cya gikweto aragifashe akinshomoyemo agita mu ruzi agiteye mu ruzi nanjye ubwanjye rwa rundi rusigaye nanjye ndarufata ndarujugwa kose ne kugenzura urukweto rumwe sinari kurugenza ari rumwe ndarujugunya mbwira Imana nti nicyura kibonye amen Imana iramfasha ariko mfite isezerano nkajya njya muri korali nigeze njyayo nigisha indirimbo nyigishije igikabutura nambare igipantaro kiracika umugozi ubundi kirandara cyandaye noneho kicyandara n'abantu bakireba neza ndagenda nkururuka njya hirya mu cyumba mu rusengero njya kwibetayo ubundi ndongera ndashaka uri mugozi ndacyambara njya nakwambaraho igipantaro nari ifite ariko icyo byo byose ndagira ngo mbabwire ko Imana yaje kunshumbusha impa imyambaro impa inkweto impa amashati kubera ko ndayibaye imbere ntigeze shogora hariya mu ijambo ry'Imana bo ngo hahirwa imugerageza niyo mpamvu nkubwira ngo ntushobora gukorera Imana utahuye n'ibikugerageza ntishobora kugukoresha utabanje guhura itabanje kugukuba ngo igukube ubundi uzabona icyo ubwira abantu Imana nidufasha ndashima Imana
abantu banjugunye inkweto, naragiye njya imbere y'Imana navuga nti uyu muntu uzambabarire umuhe nawe agakiza akizwe. Ubu ndashima Imana ko ari umupantekote wakijijwe w'umudiyakoni ushima Imana. Ikindi sinari mfite uburyo bwo kurya, ariko Imana yagiye intungisha intunga ikoresheje abakristo. Imana izabaho umugisha. Abantu bagiye bantunga, abantu bakangaburira, abantu bakangirira neza, abanyambitse. Imana ibaho umugisha kugeza n'uyu munsi navuye mu busore ntandaritse Imana. Hanyuma Imana iramfasha, iza kumpa uburyo bwo kujya mbona uburyo ndya ntongeye gusonza. Impakazi irakampa, nkajya mbona uko ngura ipantaro, nkajya ngo mbona uko ngura urukweto, nkabona uko nambara ishati nk'abandi, kubera ko nagumye mu isezerano ry'Imana. Ngo abo mu masezerano nta mpamvu, abo nibo bazahura n'ingorane, niko Bibiliya ivuga. Ndagira inama rero abantu bari gusenga Imana, abantu bari gusenga bakina, ntimusenge mukina, ntimusenge Imana mumeze nk'abantu batazi iyo bava niyo bajya. Nimugume mu Mana, Imana izabagirira neza. Imana ntabwo ijya yibagirwa imirimo yarebye ku mirimo. Ubusore nabuvuyemo, ariko ntaranabuvamo, hari imbaraga z'Imana nabonye. Iya mbere nuko ariyo yashakiye impumufasha. Hanyuma numvaga nazana n'umugore mfite n'imyaka 18, ariko nagira ngo ngire icyo nkora, yenda shaka umukobwa muri bandi dukora muri Imana ikambuza, kambwa ngo buretse. Buri Imana ikubwa ngo buretse bifite ikintu iruzi wowe utaruzi. Ngira mu myaka 25 irambwa ngo buretse, n'ubundi mba ndetse, kuko nashaka kugendana n'ubushake bw'Imana. Yabinyemere mfite imyaka 28. 28 ibimenyetso. Imana ibimenyetso bigera 1, 2, 3, 4, 5, 6, nicyo cyampagurukije cya gatandatu. Najya nambwira umukobwa twarimbanaga, navuga nti ngewe ndi kumva shaka ko tuzubakana urugo, ariko akurikije ubukene nari mfite, nawe abubona n'abantu bose banabubona. Ati reka niba ari cyo cyakuzanye subira ivuye, nsubirayo. Ariko ngeze hirya mbwira Imana, rebwa ndiko ko cya kimenyetso cya gatandatu cyampagurukije ko nabimubwiye, none akabashibuye biragenda bite. Imana bavuga ngo icyo nashakaga n'ukubimubwira. Maze nijoro Imana nayo iragendera musanga, imwereka ko ibyo namubwiye ari ukuri. Nyuma yaho niho yaje kunyemerera, ariko nari maze iminsi muri bya bitangaza mu busore. Nuko Imana yanyoherereje umuntu, iramubwira ngo Imana yambwiye ngo shaka umukobwa, ushaka uwo ari we wese, ndagukwera, ngo ndagusabira ngo ukwere, ubundi ibisigaye mbe ndangije ibintu Imana yambwiye. Nicyo cyatumye cya gatandatu ubundi mpaguruka ndagenda. Nuko Imana yari imaze, cya gatandatu yari imaze kumbwira, yari imaze, uwo muntu yari amaze kubimbwira gutyo, amaze kubimbwira gutyo mpita ngenda. Ndiki ni ikimenyetso cy'Imana. Ndagenda, wa mugabo ndagenda, amaze kugenda, umukobwa amaze kunyemerera, umukobwa ndamubwira nti noneho ubwo umaze kunyemerera genda ubwira iwanyu ko noneho nzaza gusaba itariki iyi n'iyi iki n'iki. Hari mu kwezi kwa 8 ku itariki 19 z'ukwezi kwa 8 muri 94 niho nagiye gusaba, nsabiwe n'umuntu Imana yohereje n'inkwano zose nzifite. Hanyuma rero biza kurangira Imana imfashije
iranshingira nk'uko yari imaze kumbwira ngo izansabira, izankwera, nta faranga ryanjye ntanze, byose irabikora irabirangiza. Wa musore we rero, basore bapfa guyora uko babonye, mu ijuru hari Imana ikora ibitangaza. Umva mukobwa, mu ijuru hari Imana ikora igitangaza. Mu ijuru Imana ifite abasore, Imana ifite inkwano, Imana ifite amazu, ariko iyo wayigiye imbere y'Imana bigira umumaro. Bibiliya ikatubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye iki? Umwete. Niko Bibiliya ivuga. Hanyuma rero turashingirwa, mbamvuye mu ruhande rw'abasore gutyo. None turashingirwa, tumaze gushingirwa, igihanda cya kabiri, ikigeragezo cya kabiri, nawe n'ikigeragezo cyo kutabyara. Kiraryana. Kambwira ngo abantu burya bihangana, nkuko natanye ngo ahirwe ihangana imugerageza. Namara kwemerwa izagusubiza, izakugirira neza. Tuhura n'igihanda cyo kutabyara, ariko turihangana. Twamaze imyaka itari myinshi, nubwo kuko hari abayirengeje, njye namaze imyaka 4 n'igice, ariko nta nduru mu rugo. Tugumya dusenga Imana, Imana ikatubwira ngo nzabaha abana. Turagumya turayisenga ngo nzabaha abana. Hahirwa umuntu ufite ijambo ry'Imana, hahirwa umuntu ufite isezerano yabwiwe n'Imana. Niba warabwiwe n'Imana, atari ba bantu b'iki gihe babahanuzi b'indamu, ukaba warabwiwe n'Imana, ukabuzi ko ari Imana mwavuganye, humura, izakugirira neza, izagutabara, izakurengera. Abamanitse itangazo bagusabye nibo bazarimanura babonye Imana yakugiriye neza. Hanyuma rero na mugore wanjye ajya gushaka ahantu afata umwana, babye ngo wese nguteze kubyara, ntibagira umwana baguha, ariko twari tubitse ibanga ry'Imana. Hanyuma rero mu mwaka w'ibihumbi 2000 ni Imana yasanze. Nambwira tuvuye mu masengesho y'imisi 3, twari turi gusengamo n'abaririmbyi hano mu igabiro. Ngeze muhira ni mugoroba saa 11 n'igice, umudamu ajya gushaka uko turya, twari tushonje ariko nsinziriye. Ngiye kubona mbona umugabo wambaye ivyera araje. Yesu ni mwiza, Yesu arakeye, Yesu afite ikintu gikomeye muri we. Ngiye kwambona araje, amaze kuza arambwira ngo uraho Yohane? Ndi ndaho, amakuru ni meza. Atuje gato ngiye kwambona umwana w'umuhungu araje aho ndyamye ku gitanda, arambwira ngo papa, ndagira ngo rwose uze mama kubwire. Ni umwana ufite imyaka 4. Nabwo ntiwoshisubirayo mubwire ko ambwira nkangutse, ndasinzi, mfite ibitotsi, mbabarira mubwire aze kumbwira nkangutse. Mwana asumbona subira. Wa mugabo re twagiye twaganira, tuganiriye ambaza umwaka turimo, arambaza ngo uyu mwaka murimo ni uwakangane, ni umwaka w'ibihumbi 2000. Noneho mu kwezi kwa 5 kwa mwaka 2000 ibyara ryanyu nzaba ndifunguye. Ubwira umugore wawe uko nzaba ndifunguye. Ukwezi kwa mbere kuratangiye, niko turimo. Ukwezi kwa 2, ukwezi kwa 3, ukwezi kwa 4 ngiye kumva n'umudamu arambwiye ngo aratwite. Nturatwite? Ati ndatwite. Genda ujye kuri centre de santé twegereye ku Kamonyi, ubundi bagupime. Bamupimye basanga aratwite. Narinzi ko ari umuhungu byanze bikunze. Noneho turaza tugumye mu rugo. Igihe rero cyo kubyara
habaye ikindi kintu gikomeye. Nta kintu twari dufite, nta kenda twari dufite, nta sume twari dufite, nta kuvura twari dufite, nta kintu n'iki twari twibitseho. Kubera iki? Iyo mu ijuru bafunze nta ufungura, kandi iyo afunguwe nta ukinga. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Burya birangira indi imufasha shaka ikintu nitwaza ndakibura. Ari umubyeyi duturanye w'umudiyakoni, niwe nagiye kubyutsa saa 11 ngo njyane umudamu kwa muganga. Amujyanayo, nanjye ndavuga ntereka shaka buryo kimbagemurira. Harano nari nagiye kureba akaraka mpageze ntekereje ko nta rufaranga afite, ko nta kintu ndi bubagemurire, ntekereje ko nta kantu bajyanye kerekeye ku mubyeyi cyangwa ku mwana. Mbagarara hejuru imigogo, abantu bari kundeba, basoromye bari kundeba, aba bari gukora mu cyayi bari kundeba. Ndavuga nti Uwiteka we, ndi uyu mudamu mbabare ntibamubaje kuko byaba bikomeye. Ndariko nibamubaga urayatanga. Abasoromye bati dore musaza. Burya iyo umuntu ari mu kigerageza avuga ibintu bikomeye, Imana ibirumvishe. Ndagenda mashakira, njya gushaka uburyo barya. Ndaza nimugoroba ndi muhira, ngiye kumva numva umuntu araje ati mwiriwe. Ntego mbona n'umukobwa twari tuziranye ariko yibera i Kigali. Ngiye kumva numva ampaye igikapu akizanye, ngitereka mu cyumba cy'abashyitsi. Noneho ati namenye ko umudamu ari kwa muganga. Ndagenda tujya kuri centre de santé, baraganira, turataha, ndamusasira aryama. Ariko noneho mu gitondo arambwira ati maze reka nkwereke ndi Kigali, Imana yampishura yambwiye ngo nimanuke ngi Cyangugu. Ngeze intendezi, muri za ntendezi burya bambwira ko umudamu yagiye kwa muganga. None dore imyenda y'umwana ngiye nayiguze, dore kuvure ngiye nayiguze, dore isume ngiye nayiguze, dore n'ibindi n'ibitenge nabiguze. Yabyara ejo bundi tuzagira ikibazo. Ubwo tubishyiraho, tujya no mu bushenge guhaha n'ibindi bintu turi bumugemure. Tugarutse dusanga umudamu yabyaye. Umwana wa mbere tumwita Twizerimana Ishmael, niko yitwa umwana wacu w'imfura. Ubu nawe yubatse urugo abi Kigali, hariya ni hatuye ni haba, ariko turashima Imana yakoze ibyo. Bukeye hakurikiraho undi muhungu nawe yitwa Dushimimana Esaya, n'uwa kabiri. Wa gatatu yitwa Nigena Orina, ni umukobwa warangirije hariya mu kigo cy'abikira Ishangi. Ubwo birakurikirana, tugera mu bana 6, tugeze mu bana 6, tugera muri 7, tugera mu bana 8. Imana ibirahagaritse. Kandi ikintu yari yatubuje ni kimwe, yatubwira ati humura, aba bana 8 uzabarera, bazakura, nta kibazo bazagira. Aho ndashima Imana rero, abana banje yagaburiye nta wibye. Ndashima Imana ukuntu yabambitse. Ndashima Imana uwize yarize ararangiza. Ndashima Imana ko n'abandi ibyo ari byo byose hari ikimana yakoze. Ntabwo bibye, nta nzira bariye, ntabwo kibagize, ikimana aragikoze. Amen. Niyo mpamvu babwira ngo hahirwa ihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ubirimo, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, ariko ihangane. Niba ufite n'inzara, Imana igirangiza inzara. Niba wambaye ubusa, Imana izakwambika. Jya numva abantu bahura n'ibibazo bagahita bava mu murongo w'agakiza. Burya arindira isaha y'Imana ikurema, uri mu urusoro mu ndanyuko, yari izi ko izakugenza.
niba imana hari aho mwavuganiye humura ntabwo yahindutse. Imana ntigihinduka, ni ya yindi. Imana ni ya yindi ntigihinduka. Muri make rero kabagira ngo mbihanganishe abantu bari gusenga Imana, bari kurira, bari ku misozi, bari mu buvumo, bari ahandi hantu. Imana ni Imana itagibura kugira. Ndagira ngo nihanganishe abakristo, abanyamasengesho, babandi baba ku muco, babandi bavuganye n'Imana. Ntucogore, kuko mu busore nkiza gucogora, iyo nkiza gusubira inyuma ngira ngo hari ubusimba ngihumeka, kubera ko nagiye mbona abantu bagiye bava mu masezerano bakava mu murimo w'Imana bakawuvamo, ariko ntibabigiremwe amahoro n'umutekano. Ngira ngo ahari mba nararushijeho kujya habi iyo nkiza kuva mu buryo bwo kugwa ngaca mu masezerano nasezeranye nkabacamo nta mpamvu. Ngira ngo mba ndi habi cyangwa simba ngihumeka. Cyo nicyo cya mbere. Cya kabiri, kwihangana kwawe bigutera kwegerana n'Imana. Ubundi umukristo nyawe Imana imushakira mu bigerageza, ukageragerezwaho kugira ngo irebe koko ese uyu muntu ko atarafite imyenda reka nyimuhe nk'uko yayimbaye, ndebe ko kuguma mu gakiza. Uyu muntu ko inzara yamuriye reka muhe ibiryo, ndebe ko igihe azaba afite ibiryo azaba n'ubundi azagumya kuba imbere yanjye. Noneho ibyo byose inzara yarandiye, sinavuye mu gakiza, nagumye no kuba mu murimo w'Imana. Icya kabiri, yaranyambitse, n'ubundi nari ntambaye ubusa, n'ubundi ndacyahari sindigera mbavu. Icya gatatu, yampaye abana, n'abana n'ubundi burya ndacyari mu gakiza, ndegereje n'ibindi yambwiye. Hari ibindi yambwiye itarampa. Hanyuma kuko kwihangana bitera Imana nawe kugushyira hehe, kukuzamurika gushyira hejuru iyo wihanganye. Icyo gihe rero nigukoresha aho nigukoresha kuko ibiri kuruzi ibizukuri. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo nyabuneka mugume ku Mana, mugume kuyavuganye namwe, mugume hahandi mwavuganiye, hahandi mu murimo ni izasanga abantu, izagusanga. Muririmbyi gumamo izahagusanga. Ahubwo aho ngaho nigiye kuzasanga abantu mu murimo. Nyabuneka nubwo harimo ibibazo, nubwo haba harimo intambara, nubwo bagukoba, nubwo babona uri ikigoryi, nubwo babona nta bwenge ugira, ariko aho mu murimo aho Imana gusize nizagusanga. Imana iduhe umugisha. Reka mbararikire gusoma uyu murongo wagumyaga ufasha buri gihe amagambo Yesu yabwiye abigishwa, ubutumwa bwiza ko buvuga hano muri Yohana ibice 15 umurongo wa 7 havuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Amen. Tuzagumya kubana mu bindi biganiro byose bizajya bitambuka. Imana ibaho.